Reka mbahe ikaze bakurikirana ibiganiro byacu kuri Newsroom TV. Nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana abane namwe kandi rwose muhorane ibihe byose. Niba wamaze gukora subscribe reka nkushimire, ariko niba utarayikora uyikore, hanyuma unyemerere twigire mu makuru yacu. Nyuma yuko amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bayasinyira imbere ya Donald Trump, kuri ubu ngubu Trump yamaze kuba yaburira u Rwanda ndetse na DRC akabiha gasopo, abiteguza ko uruhande ruzica no masezerano y'amahoro y'ibihugu byombi bimaze gusinyana bitazarugwa amahoro cyangwa se bitazagenda neza. Ni gasopo rero ahaye ibi bihugu byombi ku nyuma yo gushyira umukono kuri aya masezerano, ndetse n'amasezerano akuyemo byinshi by'ingenzi, ariko ku ruhande rw'u Rwanda harimo uko FDL igomba kwitandukanya n'iki gihugu. Turaza kubireba turebe bimwe mu masezerano bagiranye. Trump rero yabigarutseho ubwo yakiraga mu biro bye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe na mugenzi we Tereza Wagena Kayikwamba, ubwo bari bamaze gusinya ari ya masezerano. Yavuze ko rero umunsi wo gusinya aya masezerano wari umaze igihe utegerejwe cyane, ari igihe kirekire abantu bari bawutegereje, ndetse ko waje gushyira ku iherezo intambara yari imaze imyaka 30 muri aka karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati rero intambara yari imaze imyaka myinshi, bavuga ko imaze imyaka 30 mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi intambara igeze ku iherezo, n'akarere kose katangiye page nshyashya y'icyizere. Ubumwe rero n'amahirwe n'amahoro hari hashize igihe dutegereje. Hari uwavuze ngo ni ya ntambara ikomeye cyane yabayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Birababaje cyane ariko tugiye kuyirangiza. Trump rero ubwo yasubizaga ikibazo ku cyumweru, ikibazo yabajwe n'umunyamakuru yateguje ku Rwanda na DRC ko uzica ari amasezerano Amerika yasinyishije ibihugu byombi atazabigiramo amahoro cyangwa atazabigiramo amahirwe. Ntago Amerika izigira imwihanganira na gatoya. Yagize ati tuzashyira igitutu cyangwa se tuzashyira imbaraga nyinshi ku Rwanda na DRC kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Uwo ari we wese uzagerageza kurenga kuri aya masezerano azasiga Amerika ihagaze mu nzira ye atari nyabagendwa. Ni ukuvuga ngo inzira ye azayisiba, cyangwa se azasiga Amerika ihagaze mu nzira ye, ubwo ni ukuza azayihagararamo. Ntabwo dushaka intambara kandi buri wese agomba kubyumvira. Tugomba gukumira ko umwuka mubi uba. Rero Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko kuba impande zombi zashyize umukono kuri aya masezerano y'amahoro byaturutse ku muhate wa Amerika. Yasabye gukomeza kuziherekeza cyangwa se bakakomeza izi mpande zombi, Amerika igenda iziherekeza zigenda muri aya masezerano ziyashyira no mu bikorwa, ngo ibyo zemeye zigende zishobora kubishyira mu bikorwa izi mpande zombi. Rero yavuze ko kandi nyuma yo gusinya hagomba gukurikiraho ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, nishyirwa mu bikorwa ry'ibyasinywe. Urumva basaba Amerika ko bakomeza kubaherekeza, bagaherekeza Kigali na Kinshasa muri uru rugendo bagiye gutangira rushyashya rwo kongera kubona amahoro, cyangwa se kongera gushaka amahoro yari yarabuze muri bihugu byombi kubera umwiryane wabyo no kutarebana neza, barebana ayingwe bitewe n'ibibazo byabaye hagati ya diplomasi yabyo. Rero Nduhungirehe yagize ati kugira ngo ubu bufatanye mu bukungu bugerweho, Amerika ikeneye gukomeza guherekeza impande zombi kugira ngo hashyirwe mu bikorwa ibyo twasinyiye, kuko mu bihe byashize twasinye amasezerano menshi atubahirijwe, ntago yubahirijwe, ariko twizeye ko hamwe n'ubuyobozi bwawe n'ubuyobozi bwa Amerika tuzagera kuri iyi ntego. Rero Nduhungirehe yanemereye imbere ya Trump ko gahunda yo gusinya cyangwa se gahunda yo gusenya nakumbabarira gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR
niba yamaze kugerwaho u Rwanda narwo ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe kubera yuko ruvuga yuko rutewe impungenge n'uyu mutwe w'iterabwoba, cyane ko uyu mutwe uhangayikishije ibihugu byinshi byo muri ibiyaga bigari. Ntago ari u Rwanda gusa ruhangayikishijwe na FDLR, ahubwo buriya na Kongo nayo ifite ikibazo cya FDLR, ariko kandi cyane n'Uburundi nabwo bufite ikibazo kuko bukorana na FDLR, kuko ibi bihugu byombi byamaze kuba byahereza uyu mutwe ubuhungiro n'ubufasha bwinshi cyane. Mu gihe rero ibi byagerwaho u Rwanda rwaba rwakuyeho ingamba z'ubwirinzi rwamaze gufata. Rero u Rwanda nirukuraho izi ngamba z'ubwirinzi, Amerika urumva ko izaba ibonye ishingiro ryo kuvuga yuko ibintu byagezweho, cyane yuko amasezerano basinyanye harimo iyi ngingo yuko u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi, kandi ndetse hakaba harimo nuko u Rwanda hari ibyo rugomba kubahiriza kuri iyi ngamba, ariko kandi ni ukugira ngo bizaba byiza ruko kiriya kibazo cyakemutse. Niko bimeze. Hanyuma rero urumva ko aya masezerano ashyizweho umukono nyuma yaho ku itariki 18 Kamena uyu mwaka, nabwo itsinda ry'u Rwanda ryari ryayobowe na ambasaderi w'iki gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Matilde Mukantabana, ndetse n'irya DRC bemeje ibijyanye n'aya masezerano ku buhuza bwa Amerika ndetse na Katari. Nguko rero hari ibintu bigiye bikubiye muri aya masezerano. Aya masezerano rwose ashyizweho uyu umukono kuri uyu munsi. Harimo ibintu bisa nkaho ari bine by'ingenzi bikwiye kwitabwaho, birimo kubaha ubusugire bw'ikindi gihugu, no kwirinda gushoza intambara, guhagarika no gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro iva mu bindi bihugu. Mu bindi rero kandi bikubiye muri aya masezerano harimo gushyiraho itsinda rishyizweho rishinzwe gukurikirana ibikorwa by'umutekano wambukiranya imipaka ishyira mu bikorwa inyandiko y'ibikorwa mu bya gisirikare bita concept of operations. Ahangaha yemejwe ku itariki 31 Ukwakira 2024. Rero uko niko nibyo bigiye biri muri aya amasezerano. Urumva ko aya masezerano nashyirwa mu bikorwa ibintu bizaba ari byiza cyane. U Rwanda na DRC nibikemura ibibazo umutekano uzagaruka, FDLR ive muri iki gihugu, kandi Amerika n'u Rwanda ndetse na DRC bazashyira umukono ku yandi masezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'ubucuruzi. Ariko kandi mbere y'ayo masezerano nkubwiye hazabanza aya masezerano y'u Rwanda na DRC ashyirweho umukono n'abakuru b'ibihugu byombi. Ubu ni Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, nibo bazashyira umukono kuri aya masezerano n'ubundi ya DRC n'u Rwanda, mbere yuko ibihugu uko ari bitatu bisinyana amasezerano y'ubufatanye mu by'ubucuruzi. Reka rero minira ahangaha ndakomeza nkugezaho amakuru atandukanye kandi agenda avugwa hirya no hino, aba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi no mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ibyo byose nzajya bikugezaho hano kuri Newsroom TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe niba utarayikora uyikore nyamuneka, kugira ngo amakuru yacu hajya kugereraho ku gihe. Ariko kandi niba warayikoze turagushimiye cyane, ukande like udukunde nyamuneka, ndetse utange na comment yawe, igitekerezo cyawe ni inyamibwa hano kuri Newsroom TV. Reka ushimire nkubwire ngo ugire weekend nziza.